nijoro abantu twari turi kumwe nijoro bahoze tuvugana ko ikintu cyose gikozwe n'umunyabyaha ko nacyo kiba ari icyaha, kuko Yesu yaravuze ngo nimwita igiti kibi n'imbuto zacyo muziteme, ngo nta giti kibi cyakwera imbuto nziza kimwe nuko nta giti cyiza cyakwera imbuto mbi. Nshatse kuvuga ngo kwihana uvuze ni kwa kundi umuntu avuga ati Imana imbabarire, si byo se? Ngo mu iteraniro cyangwa se mu cyumba kumwe umuntu nyine mbese asaba imbabazi z'ibintu yaba yakoze. Ubundi hari umuntu wihariye neza muri Bibiliya ariko ntibyagira agaciro, ni umuntu bita Yuda, wa wundi wagambaniye Yesu. Amaze burya Yuda yagendanaga na Yesu ariko ntiyari yarakijwe, ntiyari yarahishuriwe Yesu cyari uwo ari we. Noneho aramugambanira yibwira ko nta nuza kumukora ngo amushobore. Agiye kubona Yesu baramufashe biremeye, baramunize biremeye, bamukubita inkoni iramufashe, amaraso aratungereza. Yuda aravuga, yaragiye abwira, kandi abakuru b'idini bari babikoze, ni ba pasiteri nibo babikoze, nibo bari bamugambaniye. Uzi impamvu bari bamugambaniye? Burya nuvuga ngo yavugaga ukuri yakuvuga bagasewe. Uri kujyana? Ni ukuvuga ko niba ari we bugingo buhoraho, bakaba barabwiye abantu ko hari ubundi buryo umuntu yabubona agize icyo atanga, we yavuga ko ari ubuntu, bakavuga ati uyu muntu ari kuduseka, ari kuvuga ko twebwe tutarabi Imana, abati byiza nuko tumwica rero. Ubwo Yuda baramusanga aravuga ati ngewe mfite uko zamubagenzereza, bari banamuzi. Byabaye ngombwa ko Yuda afata ya mafaranga, bari bamuha amafaranga kugira ngo azamubereke, kandi yaranamuberetse nyine. Yuda yabonye bamufashe bamukubise byemeye, ajya kubashaka. Ndi gushaka kuvuga uburyo Yuda yihari. Aragenda ajya kubareba, yarababwiye ngo uze gusoma, yarababwiye ngo nagambaniye amaraso atariho urubanza. Urumva ko yari yihari. N'amafaranga mwambaye ntiyariyemo na rumwe wa bene, n'amafaranga mwari mwambaye ngaya barayanga, baravuga ati reka yagumane. Aravuga ati nanjye sinyajyana, ajugunya ngo mu rusengero, uzasome nkariya hakurya, ajugunya mu rusengero ngo arirukangira arigendera. Ariko nusanga mu byakozwe n'intumwa ngo yaragiye ajya kwimanika, ngo araturika ngo amarara asanga. Ni ushaka kuvuga ngo niba hari ukwihana kwiza, nta kwihana kwarenze uko nguko, ariko ntibyamubujije kwimanika. Nuvuga ngo ntibyamubujije kurimbuka kandi yanihari. None kubera iki Yuda yarimbutse kandi yihari? Ni impamvu ki? Turi kujyana. Nuko hari ubigeza bikomozaho, ni ukuvuga ko umuntu ntabwo agirwa umunyabyaha n'ibyaha yakoze. Turi kujyana. Kugira ngo Imana ihamye kuri umunyabyaha, ntishingira ko watutse umuntu, ntinashingira ko wibye, ntinashingira ko wabeshye cyangwa ko wagayanye cyangwa n'ibintu byawe. Ahubwo nijoro twaze tubona umurongo uvuga ngo kuko igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Ni ukuvuga ko umuntu umwe bavuze aho ngaho ni Adamu. Adamu niwe sogokuru wa twese, kuko niwe twese dukomoka, sibyo? Umunsi atumviraga Imana agakora icyaha, burya twari turi muri Adamu, twari tumurimo. Nkanjye mfite abana, sibyo? Ariko ubwo nkiri umusore bari bandimo, sibyo? Iyo ngipfa nkiri umusore nabo bariko bapfiriyemo, sibyo se? Nibwo buryo twari turi muri Adamu, twebwe tutaravuka ariko tumurimo. Turi kujyana. Noneho akoze icyaha asuzuguye Imana, twese turatubereye abanyabyaha muri we. Niko ijambo ry'Imana ubundi rivuga. Ubwo ni ukuvuga ko Imana iyo ivuze ngo uri umunyabyaha, ibara aho uvuka, iravuga ngo ese ni mwene nde? Ni mwene Adamu. Turi kujyana. Ubwo ari mwene Adamu rero ni umunyabyaha, yabikoze cyangwa atabikoze. Ubwo uri kumva ko wabaye umunyabyaha utabigize mu ruhare, ahubwo wabaye umunyabyaha kubera icyaha cyakozwe n'undi, kandi Imana ikazabiguhora, kuko yaravuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa base kugeza ku buzukuruza b'ibihe ibihumbi. Ngira bibahanira izabibarimburira.
turajyanye. Noneho ubwo birumvikana ko bya byaha ujya wisangamo. Ntujya ubona ko se uravuze uti umuntu yihariye koko nanjye mvuge ko uba wihariye. Ujya ubona se budacyo ukongera uwo mwanya ntibitera kabiri rwose. Mu rusengero bakavuga ati abanyabyaha nimuze, ugapfukama ukarira kandi ko kumabaye ufite n'agahinda kenshi. Abanyabyaha muze mupfukame tubasengere, bakabasengera bakarambikaho ibiganza, manu bababarire ubeze batunganye, bakabivuga. Ugera hanze ukagira ngo bavuye kukwigisha kubikora, ahubwo ukajya wabikora neza. Uzi impamvu? Burya ntabwo ari uko wanga Imana, si nuko uri mubi, si nuko ukunda ibyaha cyane, ahubwo ni rya vuko, ni ya virusi wavukanye. Uri kubyumva neza? Nibwa ko byumvikana kuko nawe iyo wisuzumye usanga ariko bimeze nyine. Umuntu wese niko ameze ntibakagushuke. Burya na pastor niko ameze, na papa burya niko ameze. Nuko abameze burya. Umuntu wese ukomoka kuri Adamu avukana ubwo bumara bw'ibyaha yanduriye muri Adamu nyine. Niyo mpamvu ugerageza kwihana bikanga, ukagerageza kubikosora bikanga, ari bati nibongera mara none uzanyice. Ishimwe ko itajya mva bene ayo masengero iba yaratunize kera tumaze urongera ukabona ntiyakwishe. Uri kumva? Nashakaga kuvuga ko icyaha umuntu aregwa n'Imana, icyo uregwa n'Imana cyangwa igiti Imana kwita umunyabyaha tujyane nyine niwe, ntabwo ari ukubera ibyo wakoze, ahubwo uri umunyabyaha kuko uvuka umunyabyaha. Noneho nawe ibyo ukora ni igihamya werekanisha koko kuri we. Buryo murabyumvira? Ndi umunyabyaha ikimenyimenyi dore njya nanabishye, ikimenyimenyi dore njya narakara, ikimenyimenyi dore ndanangana. None se waba ukibihakanye utese ni ubihakana ngaho mera neza turebe se ntiwabishobora. Kandi burya ni Imana, uretse ko amadini abeshya abantu, burya Imana ntibiri kukubwira ngo bireke uzajye mu ijuru. Irabizi neza ko utabishobora kuko izi kibigutera. Ubwo ni ukuvuga ngo rero Imana iyo ivuze ngo uri umunyabyaha ntiyirirwa ibara umubare w'ibyo wakoze, ahubwo ibara gusa aho uvuka. Uri umunyabyaha kuko ubyarwa n'umunyabyaha. Noneho bya bindi ukora ni imbuto zerwa n'icyo kintu wavukanye. Ni nk'igiti nyine, kuno igiti kizana imbuto zayo. Niba ari ikinyomoro urabona ko kizana ibinyomoro nyine, sibyo? Nyamara kikiri n'akagemwe burya ibinyomoro se ntibiba birimo, ariko ntiwagasatura ngo ubisangemo. Ariko kirindire bukeye uze kureba ukuntu kibiza, reka ubisoromeho urebe ukuntu hatutumuka ibindi. Turi kujyana burya iyo wiharanye uri gukuraho nk'akanyomoro kamwe. Tibanu babarira ugakora akanyomoro kamwe kakajugunya nako ndikavaho, nako ndikavaho. Nuko vuga ngo rero ntacyo ubukemuye kubera ko icyo Imana yo ibona ni ryavuga. Byumvikana ngo kugira ngo ube neza bigomba guhera iriya ku ivuko, ntibihera mu gutotora ibinyomoro. Niyo mpamvu bitotora bwacyo ugasanga ibindi byameze, ugatotora bwacyo ugasanga ibindi byameze. Pastor akakubwira ati uziyiriza ubusa iminsi 3 bizakira. Ukabwiyiriza iyo umaze iminsi 3 ukingiye mu nzu uva mugira ngo wakize, uva baye neza, ukavati yaba Yesu yaraje ariko Imana ishima aje urimo n'umuni warimo. Umva baye neza, kuva wakeye mwana aririmbye nyine cyane, ukuva ngaho aje wagenda, ariko burya ntiwagenda kuko igituma utagenda ni ryavuko kandi riba rikikurimo. Turi kujyana gute? None aho igituma wabaye neza no kumaze ibizu ukingiye ahantu utabona uburyo ubikora. Iyo tume bagukinguriye uhita ujya mu kazi ugatangira nyine ugakomeza ukabikora. Mbona ashaka kuvuga ngo rero kwihana k'umuntu umeze gutyo ntacyo bimaze. Kwihana ubwayo nkuko bivuga ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka. Siko birivuga. Ntiwumva se ko burya n'amasengesho usenga nayo ubwayo ari icyaha uretse no kwihana. Niyo usenze Imana irafata ninde usenze ni wa mukobwa wa Damuta umva kandi arongeye. Ukaririmba ngo uyinezeze tu iryo jwi niryande nirya wa mukobwa wa Damuta umvaga kandi. Nuvuga ngo kuko ibyo byose nibiba biri kwera kuri cya giti kibi Imana ihita ibyita bibi.
nuvuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ibyaha, indirimbo ze ni ibyaha, n'ibikorwa bye byiza nabyo ni ibyaha, kuko biba byeze kuri wa munyabyaha.